Muraho neza nk'uko bisanzwe turacari kuri Rwanda Study Scholarship aho tugenda tubagezaho updates, available opportunities ndetse n'ibindi byinshi bifasha umunyeshuri kuba yabona amahirwe ahantu henshi hatandukanye. Still naho turacyahari tubagezaho byinshi mu gisata cy'uburezi ndetse n'izindi sector nyinshi zitandukanye zigendanye n'uburezi, aho twagiye dufasha benshi mu application atandukanye hirya no hino, abenshi barimo kwiga ama university atandukanye. Still naho rero turacyabafasha kugira ngo tubagezeho opportunities zitandukanye kugira ngo bibe byabafasha muri academic processes zanyu. Rero ni byiza ko mukomeza kubana natwe mukadukurikira kuri WhatsApp, kuri YouTube ndetse n'ahandi ushobora kuba wakura amakuru cyane mu nshuti zacu, ba collaborators, abapatana bacu tuba turi kumwe muri group, ndetse ukabana twandikira ukatubaza ku bigendanye n'ibyo wifuza kumenya ku ma scholarship atandukanye ndetse n'ama opportunities. Rero mukomeze mubane natwe. Rero ku uyu munsi tukaba tugiye kureba scholarship yaje adusanga mu cyo bita Wales Mountain Initiative. Wales Mountain Initiative akaba ari foundation cyangwa umuryango ubarizwa muri United States. Rero ukawufasha cyane abantu cyangwa abakiri bato dusanga muri Africa, cyane home country dusanga muri Africa. Rero ikaba yatanze scholarship nziza cyane aho abifuza kwa applyinga bose babyifuza bashobora gukora application yabo. Iyi ngiyi tuyisanga muri United States, ni ifite headquarter ndetse ni organization iri na profitable nkuko Mastercard ikora. Rero hano ikaba yiyemeje gutanga ama scholarship ahantu henshi hatandukanye. Rero hano wakwibaza ngo ni iki kibarizwamo cyangwa se na yahe mashami ushobora kuba wasanga muri Wales na yahe. Ayo ngayo nayo bukwiriye kuyamenya. Hano ikaba supportinga ama faculties agiye atandukanye. Ikintu cya mbere muri health and science, medicine, hano bashobora gusangamo nursing, public health, medicine, pharmacy, laboratory ndetse n'izindi zitandukanye. Nanone muri science and technology naho ntabwo basigaye. Hano ushobora gusangamo amashami arimo nka engineering, computer science, environmental science, agriculture, biology and chemistry. Hano naho ushobora kuba wasangamo ayo masomo. Ndetse no muri education, teaching, training, curriculum development and educational leadership. Ahangaha naho ushobora kuba wasangamo ayo mashami atandukanye. Ndetse no muri governance and law, aho ngaho naho ntabwo basigaye. Aho ngaho naho bagenda basupportinga abanyeshuri kugira ngo babe bagera ku nzozi zabo. Rero hano hari ibyo ugomba kuba wujuje. Interested in becoming a WMI scholar, ugomba kuba wujuje iki kugira ngo wige muri Wales Mountain Initiative? Ugomba kuba wujuje iki? Hano first of all ugomba kuba utarengeje imyaka 35. Hano nicyo kintu cya mbere ugomba kuba wujuje. Not above the 35 years. We study in the home country. Hano numara kuba eligible cyangwa umaze kuba selected muri WMI, hano ikindi kintu kizakurikiraho nuko uziga mu gihugu cyawe. Kandi nanone ugomba kuba has completed the secondary school or is the final year. Ugomba kuba warasoje senior 6 cyangwa uri mu mwaka wa nyuma. Above or average or excellent grades. Urabona ko hano harimo ibyiciro byose. Above, average or excellent grades. Hano ugomba kuba ufite amanota meza cyane. Hano is applying to a university or is currently enrolled in the first undergraduate degree diploma. Is applying to a university or is currently enrolled in the first undergraduate degree. Hano ugomba nanone kuba uri kwa applying muri kaminuza cyangwa se waratangiye uri mu mwaka wa mbere, first degree, uri muri undergraduate. Rero hano ni byinshi bagenda bagenderaho kugira ngo babe bagufata asigaye uzabe umwe mu bagize WMI Initiative, aho itanga ama scholarship twama hejuru twababwiye aba faculties bagenda basupporting.
rero ni byiza ko aya mahirwe nayo yamenya ukabanza ugasobanukirwa ese ngo ni ibiki biriyo, ni ibiki ushobora kuba wasangayo kugira ngo babe bagusapotinga. Rero iyi application yaratangiye December 1st 2025 kuzageza muri March 1st 2026. ubwo urumva ko igihe kiracyahari, sibyo? Igihe kiracyari cyo gukora application ukabanza ukarenjinga ibyangombwa byawe kugira ngo bizagufashe kuba wakora iyi application ikaba successful. Then hano hari n'ibindi bintu runaka ukwiriye kumenya, nubwo turi kubabwira gutyo ariko hari icyo bita ibyangombwa. Hari ibyangombwa runaka ugomba kuba ufite kugira ngo ube wakora iyi application. Ni byiza ko ibyo byangombwa ubimenya ugakora application yawe nta kibazo na kimwe ufite. Rero ni byiza ko umenya ibi bikurikira. The following are required elements for application to be considered complete. Clear personal photo, ifoto yawe nziza. Bantu bazana amafoto asa nabi ugasanga hirya hari utundi tu background. Ugomba kuba ari ifoto nziza yindi uba warifotoreje muri studio isa neza, cyangwa telefone yawe ariko ikoze editing. Hari ama application menshi agenda atunganya amafoto akayakora neza ku buryo background aba ari umweru. Easy topic is stated on application form 2026 application form personal SF statement. Statement ikugarukaho ho ayo urinde muri make wowe urinde. Two recommendation letters ziturutse ku bantu bakwigishije. Official transcript report zose za guhera senior 4 up to senior 6. Official grading key to interpret secondary school grades. Ukaba ufite na result slip yawe igaragaza amanota yawe yose. Official transcript of grades for tertiary studies if applicable. Ubu ni bantu barimo kwiga universities ahantu hatandukanye. Official results from your national exam. Official grading key to interpret scores on your national exam. Hano ni cyagiye bagenda bareba percentages. Ibyo bintu byose birakenewe. How to apply. Application ikorerwa kuri online binyuze kuri portal yabo kuva kuri step ya mbere kugeza ku ya nyuma, byose binyura kuri portal yabo. Hano format zemewe ni JPG, PNG, JPG then the PDF. Hano nibyo binizo document zemewe. Ufite ifoto, ufite PDF, hari video twakoze isobanura bino bintu. Rero ni byiza ko application ni uguhita pressing hano noneho ugakora unlock iyi application, then ugatangira kugira ute, ugatangira gukora application yawe ushyiramo ibyangombwa twababwiye amashami igenda ya assisting. Rero ni byiza ko mukomeza kubana natwe twe tubageza iyi update kugira ngo bibafashe musobanukirwe. Hano link twayiberetse ni hano hejuru wisemountaininiative.org /prospective akanyerezo scholars. Iyo ngiyo ni link ushobora kuba wakwifashisha kugira ngo ube wakora application. Murakoze cyane, mukomeze kubana natwe, turacyari kuri Go and Study Scholarship.